Iyo umuntu yaguwe neza yaramutse yifite akenera abakozi benshi, kandi abamukorera ni abatameze nkawe. Umva ukuri, mbese uri kumva wa mukire we udakwiye gukunda abakene, ukabarwanaho ukabitaho kuko bagufitiye akamaro? Nawe kandi mukene, muri Yakobo igice cya 2 umurongo n'uwa 5 haranditse ngo, mbese bene data bakundwa, ntabwo muzi ko Imana yafashe abakene bo mu by'isi ikabatoranya ngo azaba ari bo baraga ubwami yasezeraniye abayikunda? Ngaho ibi bitera abakene mu by'ubu buzima kutagirira ishyari abakire, ahubwo munabasengere, kuko muri Luka 18:25 yaba mwagiraga urukundo, handitse ko bigoye abakire kuzinjira mu bwami bwo mu ijuru, ndetse ko birutwa ko ingamiya yaca mu izuru ry'urushinge ruto kuruta ko umutunzi yakinjira mu bwami bwo mu ijuru. Urumva se wamukenewe udakwiriye kumugirira impuhwe? Umva ukuri, ushingiraho wagirira ishyari, ubifuriza ibibi, utishimira ibyiza